ukwezi kwa gatandatu tusohoyemo. Imana yambwiye ko hari ikintu kizabamo, ni urupfu rw'umuntu udasanzwe, donc umuntu uri celebre icyamamare. Azariza abantu benshi, azababaza benshi, ariko Imana yarambwiye ngo bizatera bamwe gukizwa. Urumva ari igihe umuntu abantu baba bamukunda, donc bakunda n'ibikorwa bye, azabera rero bamwe icyitegererezo cyo gukizwa. Kongeye kubasuhuza bakunzi ba Oxygen TV, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose, nizere ko muri bazima, haba abatari bazima nabo nizere ko muri buze kumera neza. Dukomeze twihanganishe umuryango wa Theogene, mu by'ukuri gutakaza umugabo wari umaze kubaka izina muri iki gihugu, cyane cyane wagiye amenyekana ku nyigisho ze, wagiye amenyekana ku buryo yakundaga kwigisha atanga ubuhamya cyangwa se agaragaza ubuzima yagiye acamo kera atarakizwa, ubwo yabaga ku muhanda. Uyu Theogene rero nyuma y'uko akoze impanuka akitaba Imana, urupfu rwe rwashenguye abantu benshi cyane, dore ko ku mbuga nkoranyambaga haba kuri Instagram, Facebook, YouTube ndetse n'imbuga zitandukanye, urupfu rw'uyu umupasiteri wari umaze kubaka izina cyane, wari umaze gufata imitima y'abantu benshi, rwashenguye abantu benshi. Reka tugaruke kuri uyu umuvugabutumwa. Uyu muvugabutumwa mubona aha ngaha kuri screen zanyu, umuvugabutumwa mu minsi ishize yatangaje ko muri uku kwezi kwa gatandatu, mu kwezi kwa gatandatu uzahitana ndetse hari umuntu uzwi uzapfa, hanyuma igihugu cyose kikababara cyangwa se kikamuvugaho. Uyu umuvugabutumwa rero nawe wagiye acicikana ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bagiye bamugarukaho bibaza ese uwo yavuze n'uyu nguyu. Abantu benshi nabo we bagiye bamugarukaho bavuga ati nyamara nubwo ku mbuga nkoranyambaga hari abavugabutumwa b'ibinyoma benshi, ariko bitavuze ko hari n'abavuga iby'ukuri. Bakomeje rero kwibaza niba mu by'ukuri uwo yashakaga kuvuga ari uyu nguyu. Bakunzi ba Oxygen TV, mu by'ukuri reka dukomeze kwifatanya n'uno muryango, ariko nubwo Theogene agiye, ariko hari byinshi navuga ngo adusigiye, haba ku nyigisho yagiye atanga, haba ku buhamya yagiye atanga ko bwubatse abantu benshi, ndetse agahora yigisha kwicisha bugufi, yigisha kubana, yigisha uburyo ushobora ndetse no kuva mu buzima bukakaye cyangwa se mu buzima bugoye, hanyuma ukaza Imana ikagukorera ibitangaza. Bakunzi rero bacu, turi kugenda dukurikirana ese uyu Theogene azashyingurwa ryari. Ibyo byose turi kugenda tubikurikirana, gusa mu by'ukuri ni urupfu rubabaje abantu benshi, urupfu navuga ko rwaje rutunguye, dore ko nk'uko byakomeje bitangazwa n'umuryango we, yakoze impanuka ubwo yavaga mu gihugu cya Uganda. Uyu Theogene rero mu gihe cyashize, mu minsi ishize itari mike, uyu Theogene nanone mbibutse ko yigeze gukora impanuka ndetse amara igihe kirekire agendera ku mbago, ariko Imana iza kuyimurinda, aza kurokoka iyo mpanuka, ndetse iyo mpanuka yaje no kuba ubwo Theogene yari arimo arubaka inzu ye. Mwagiye mubona amavideo acicikana ku mbuga nkoranyambaga,
ubwo yabaga mwagiye mubona amafoto acicikana ku mbuga nkoranyambaga, ubwo yasitahaga ino nzu mubona aha ngaha, ndetse bagatungura abantu benshi kubona rwose yarabashije no gusangira, navuga ati gusangira n'ababanaga ku muhanda. Uyu Theogene rero hari byinshi yagiye akora umuntu yamwibukiraho, hari byinshi yagiye yubaka, hari amagambo menshi yagiye avuga yubaka imitima, sana imitima ya benshi, umuntu navuga atazigera yibagirana mu mitima yacu. Uyu Theogene rero, uyu mupasiteri nk'uko twagiye tubabwira, umupasiteri wo muri ADEPR, ndetse uyu mupasiteri akaba yakoraga ivugabutumwa ahantu henshi hatandukanye, ariko nk'uko twagiye tubivuga akaba asa nk'aho we ubwe yari yarafashe umurongo w'uburyo abwiriza, agaruka ku mateka ye, ndetse agaruka ku buzima bwo ku muhanda, agaruka uburyo yabaga ku muhanda ndetse akoresha ibiyobyabwenge, maze Imana ikaza kumukura muri ubwo buzima. Uyu Theogene rero navuga ko yitabye Imana, ariko mu by'ukuri ntabwo tuzigera tumwibagirwa habe na gato, dore ko amagambo yiwe asigiye abantu benshi, ndetse aho navuga ko ari n'umuntu wari ukunzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga, kuko wasangaga videwo, amajwi yiwe akoreshwa cyane mu rubyiruko, kuko urubyiruko rwinshi ntabwo rwumvaga ukuntu waba uri umupasiteri cyane muri ADEPR, kuko abantu benshi bazi ko ADEPR ari urusengero cyangwa ari idini rikunze kwihagararaho cyane. Ubwo rero abantu benshi bakomeje gutungurwa kubona kuvamo umupasiteri ugenda avuga amaterme yakoreshaga mu gihe cyashize ubwo yabaga ku muhanda, hanyuma akagenda atungura abantu. Reka rero Imana ikomeze imwakire mu bayo, ahubwo twebwe abasigaye twakwibaza, ese twe abasigaye tuzibukirwa kuki? Twe abasigaye tuzibukirwa kuki? Niki byibuze tuzasiga, kuko ntabwo tuzaba kuri iyi si nk'amabuye, ntabwo tuzapfa, tuzagenda, haze abandi nabo bapfe, generation iveho haze indi. Ahubwo ikintu umuntu yakagombye gutekereza, ese wowe ese nk'ubu uramutse witabye Imana, niki wasiga? Icyo nicyo nasoza mbabwira, kwitunganya, kuko tutazi umunsi n'igihe. Ahubwo kandi nanone nkunda abaskuti cyane. Abaskuti nibo bakunda kuvuga bati tugomba gusiga iyi si neza kurusha uko twayisanze. Rero rubyiruko, banyarwanda, nitwisuzume, kuko urupfu ruza rutunguranye, ntumenya umunsi we. Ahubwo icyambere, ese wowe uriteguye ku buryo uramutse ugiye utajya mu irimbukiro? So reka mbabwire ko turagenda tubaha amakuru ari update ku uru rupfu rw'uyu mupasiteri. Ku kwezi kwa gatandatu dusohoyemo, Imana yambwiye ko hari ikintu kizabamo, ni urupfu rw'umuntu udasanzwe, donc umuntu uri celebre, icyamamare. Azariza abantu benshi, azababaza benshi, ariko Imana yarambwiye ngo bizatera bamwe gukizwa. Urumva hari igihe umuntu abantu baba bamukunda, donc bakunda n'ibikorwa bye, azabera rero bamwe icyitegererezo cyo gukizwa.